ariko usanga hano bari kukwigisha trigonometry bikarangira ubaye umusuderi munsi, ugatekereza ku bintu wize kera ugasanga nta mumaro n'umwe byigeze bikugirira. Aho usanga twaragiye twiga urugero nk'ibice bigize igitagangurirwa, ibice bigize ururabyo, ibice bigize ikibabi, ibice bigize ikinyugunyugu cyangwa se grasshoppers, ukibaza nk'ibyo bintu by'ukuri byaba byaratumariye iki n'igihe twabimazeho umwanya. Usanga duta umwanya mu bintu bidafitiye umumaro abantu, ugasanga umunyeshuri afashe umwanya we araje ku ishuri, umubyeyi yishyuye school fees ariko akaza kwigishwa ibintu bitazagira ikintu bimumarira. Ariko nanone baba babyeyi bize, mureke kumva ko abana bazakora ibyo mwebwe mukora. Niba uri umukinnyi wa filime, urugero uri umwana w'umukene, uri umwana ujye kwiga MCB, urarangije urize ugeze mu wa gatandatu, ntubonye nta kazi by'ukuri wahita ubona ko gukora ako kanya kubera ko urangije MCB, ngo hege, ngo chemistry, whatever. Abanyeshuri rero mukwiye kumenya ko sometimes jya ureba umuryango ukomokamo, hanyuma uvuge ngo ese ninangiza umwaka wa gatandatu nzabasha gukora ibyo nize. Ewe twakoze twiga amategeko ngo yigena amajwi, wambwiza ukuri ayo mategeko yigena amajwi aka kanya byamariye iki? Minisiteri y'uburezi nta kuntu buri shuri hashyirwaho umuntu runaka ushinzwe career guidance, akareba umwana, akareba ibintu amaze iminsi cyangwa se ibintu atsinda, nibura at least, kubera ko mu rugo abenshi baturukayo n'ababyeyi ubwabo batarize, biragoye ko uwo mubyeyi wamubwira ngo fasha umwana wawe guhitamo ikintu asiga, biragoye. Mwahisemo neza kubana natwe umunsi ku munsi, mugakora subscribe kuri KGTV Rwanda nk'uko bisanzwe. Rero hano tugana ku ngingo zijyanye n'uburezi. Uyu munsi rero dufite ingingo ikomeye, twibaza ngo ese aho uburezi dutanga ntibwaba ari ugutakaza umwanya w'ubusa, twakabaye dukora ibindi? Iyi ngingo ndashaka ko tuyiganiraho dukurikije uburezi bwa Afurika, ariko by'umwihariko hano mu Rwanda, twibaza ngo ese uburyo uburezi bwacu butangwamo bwaba bukwiriye? Ese uburyo bwo kwigisha buriho aka kanya nibwo bwakabaye bugendanye n'iterambere tugezeho? Kuko usanga hari imbogamizi nyinshi cyane zigenda ziza mu burezi, harimo ikoreshwa rya AI, harimo imyigishirize itagezweho, harimo abarimu batari ku rwego, harimo abayobozi runaka batari ku rwego rw'ibyo bayobora. Ariko by'ukuri nanone izo mbogamizi zose zikaza tukibaza ngo ese ubuyobozi cyangwa se uburezi turi gutanga bwaba bugendanye n'igihe tugezeho? Kuko nusanga amashuri menshi muri ino minsi, yaba yigisha mu buryo bwa Cambridge, yaba yigisha mu buryo ibyo twita nka DEF mu Bifaransa, abigisha mu buryo bwa Montessori, abigisha mu buryo bwa National Curriculum, turibaza ngo ese ubwo burezi buri gutangwa by'ukuri bujyanye n'igihe tugezemo? Kuko nusanga cyane reka nibande cyane mu buryo ibyo twita nka National Curriculum, usanga ababyeyi benshi bafite impungenge, bibaza ngo ese umwana wanjye nimujyana kuri iriya shuri, ibintu yigishwa nibyo yakabaye yigishwa? Ese ibintu yigishwa kuri uyu mwaka nibyo yakabaye yigishwa? Usanga rero hari igihe dutakaza umwanya mu bintu, tukibaza ngo kera hari ukuntu twajyaga twiga, uyu munsi ugatekereza ku bintu wize kera ugasanga nta mumaro n'umwe byigeze bikugirira. Aho usanga twaragiye twiga urugero nk'ibice bigize igitagangurirwa, ibice bigize ururabyo, ibice bigize ikibabi, ibice bigize ikinyugunyugu cyangwa se grasshoppers, ukibaza nk'ibyo bintu by'ukuri byaba byaratumariye iki n'igihe twabimazeho umwanya. Ugasanga umwarimu wa science yicaye iminsi 3 iminsi 4
ari kwigisha ibice bigize igitagangurirwa, ukibaza ngo in the future mu gihe kizaza bizakumarira iki? Ukibaza ngo aka kanya niba narafashe imyaka 2 imyaka 3 niga ibi bintu by'ibice by'ikimera, ukibaza ngo aka kanya njyewe kaka kanya ndi gukora wenda reka mvuge ndi gukora mu muhanda nko kwiga ibice by'ikibabi by'ukuri byamariye iki? Ese ngaho iyi ntabwo ari imbogamizi yabibangamiye uburezi bwacu bw'u Rwanda, aho usanga duta umwanya mu bintu bidafitiye umumaro abantu? Ugasanga umunyeshuri afashe umwanya we araje ku ishuri, umubyeyi yishyuye school fees, ariko akaza kwigishwa ibintu bitazagira ikintu bimumarira. Ariko nanone tukibaza ngo ese uyu mwana wize gutya, wize ibi bintu bidafite icyo bizamumarira, none yanarangiza yagera muri wa mwanya mwiza wo gufata amasomo yo kwiga, wenda ageze mu wa 3 segonderi agiye gufata noneho options, umwana akabura career guidance, ugasanga umwana agiye kwiga ibintu bitazigera na rimwe bigira icyo bimumarira. Urugero, uri umwana w'umukene, uri umwana ujye kwiga MCB, urarangije urize ugeze mu wa 6, ntubonye nta kazi by'ukuri wahita ubona ko gukora ako kanya kubera kurangije MCB, ngo hege, ngo chemistry, whatever. Sometimes ugasanga n'ubushobozi bwo kujya kwiga kaminuza buragoye, rimwe na rimwe ukaka inguzanyo ntiguhabwe, cyangwa se ukaka bachelor whatever is uburyo bwo kwiga ukabona ntubuhabwe. Abanyeshuri rero mukwiye kumenya ko sometimes jureba umuryango ukomokamo, hanyuma uvuge ngo ese ninangiza umwaka wa 6 nzabasha gukora ibyo nize? Ese niyo ntabikora hari icyo byamarira? Urangije kwiga, urumva umwana yatangiye kwiga ibice bigize igitagangurirwa, arangije kwiga nta rurimi rw'icyongereza azi, nibura ngo ari confident yo kuruvuga neza ku buryo rwenda rushobora kumugaburira. Kubera iki? Kwa kwiga tugenda duhindagura, rimwe twize mu gifaransa, ubundi twize mu cyongereza, ubundi tugarutse mu kinyarwanda, ngo umwana atangire muri materineri kugera mu wa 3 yiga ikinyarwanda, hanyuma ageze hejuru icyongereza kiramugoye, ikinyarwanda nacyo kiramunaniye, ugasanga umwana arangije umwaka wa 6 nta kintu na kimwe yakubwira ngo njyewe 100% nakora iki. Ntiwamujyana mu cyongereza ngo avuge icyongereza, ntiwamujyana mu kinyarwanda ngo akivuge neza, ntiwamujyana mu gifaransa ngo akige neza cyangwa se ngo akivuge neza. Ugasanga uyu mwana all the education years, imyaka yo kwiga imeze nkaho yatakariye aho ngaho, yatakariye ubusa, nta kintu cyamumariye. Ugasanga sometimes umwana afashe uwo mwanya wo kwiga nta kintu bimumariye, abuze career guidance. Sometimes ababyeyi ugasanga nabo ntabwo bigeze bagera amahirwe yo kwiga, cyangwa se ugasanga umubyeyi ari gushaka ko umwana yiga ibyo umubyeyi akora, kandi twibuke ko uyu mwana afite like bitandukanye, yiga mu buryo butandukanye n'ibyo wowe umubyeyi yizemo cyangwa se wizemo. Bivuga ngo ukwiye kureka umwana wawe ukamuha career guidance ishobora kuba yamufasha mu gihe arangije amashuri ya 6 yisumbuye. Ese aramutse ari umuntu udakomeje kaminuza yabasha gukora at least ikishobora kumwinjiriza? N'andi usanga umuntu arangije kaminuza kubera ko yagize career guidance mbi, akarangiza kaminuza nta kazi afite, akarangiza kaminuza nta kintu na kimwe ashoboye gukora. Gasanga umwana arangije kaminuza ariko wamushyira imbere hari akaba adashobora kuvuga interuro 5 mu cyongereza. Kubera iki? Yize mu buryo bwo gupfundikanya, yize mu buryo bw'ibintu bidafite umumaro, yize ibintu like hari umubyeyi twahoze tuganira ari kumbwira atari kose nk'ubu ngewe twakoze twiga amategeko ngo yigena amajwi, wambwiza ukuri ayo mategeko yigena amajwi aka kanya byamariye iki? Ese nta buryo mu Rwanda muri education system yacu hashyirwaho uburyo ki career guidance yatangira muri maternelle, cyangwa se umwana ukareba ikintu ari interested in ukaba ari cyo umwarimu cyangwa se umubyeyi ashyiremo imbaraga, cyane cyane ko ku mugabane w'Uburayi cyangwa se n'ahandi muri Amerika no muri Australia usanga umwana niba ageze muri maternelle ukabona wenda akunda gukina n'ibintu bya technology, umwana agatangirira kuri iyo career guidance akiga technology. Ariko usanga hano bari kukwigisha trigonometry bikarangira ubaye umusuderi.
ukiga ibice bigize amababi bikarangira ubaye umukwikwi. Ese aho ngaho ninde wo kureberera uru rubyiruko rwacu, abanyeshuri bacu, kugira ngo babashe guhitamo career guidance ijyanye n'ibintu bishobora kuzabagirira umumaro? Usanga umwana ashobora kumara imyaka 12 mu ishuri, ariko iyo myaka 12 ikarangira nta kintu na kimwe imubyari. Ugasanga umuntu yagiye atakaza amafaranga menshi mu burezi, cyangwa se yatanze school fees, ariko ugasanga nta kintu na kimwe bimumariye. Ugasanga umuntu yabuze umugira inama. Esanga Minisiteri y'Uburezi nta kuntu buri shuri hashyirwaho umuntu runaka ushinzwe career guidance, akareba umwana, akareba ibintu amaze iminsi cyangwa se ibintu atsinda, nibura at least. Kubera ko mu rugo abenshi baturukayo n'ababyeyi ubwabo batarize, biragoye ko uwo mubyeyi wamubwira ngo fasha umwana wawe guhitamo ikintu aziga, biragoye. Ariko nanone baba babyeyi bize, mureke kumva ko abana bazakora ibyo mwebwe mukora. Niba uri umukinnyi wa filime ngo wumve ko n'umwana wawe ko agomba gukina filime, ni byiza ko hari abo bihira, ariko ntabwo ari bose. Ugasanga uyu mwana wakuze muri ubu buryo bw'uko yabuze umuhitiramo cyangwa se umufasha guhitamo, umwana aranje imyaka 12 y'amashuri, nta kintu na kimwe ashoboye, nta na 30% ashoboye yo kugira icyo akora bijyanye n'ibyo yize. Ahubwo kubera ko yagiye atakaza umwanya mu kwiga ibitagangurirwa, kwiga ngo trigonometry, ukiga amategeko y'ijyanamajwi, ugasanga nta hantu na hamwe ibyo bintu bizagira icyo bimumarira mu myaka iri imbere. Ninde ukwiye gufashwa? Rero Minisiteri ikwiye kuvuga ngo buri shuri nibura tugiye gushyiraho umuntu uzajya ufasha abanyeshuri muri career guidance. Nibura tukagira ikintu cyo gufasha abana guhitamo, kuko niba urugero ari uwo mwana, kuko urugero hari abana twagiye twigana bize MCB, bize MEG, bize HEG, ariko ugasanga barangije segonderi n'ubu bakaba bakiri hanze, nta kazi na kamwe bafite. Kubera iki? Bize nabi, bahisemo ibintu bitajyanye n'ubushobozi bwabo. Sometimes rero bano bana nabo mugomba kureba ngo ese umuryango nkomokamo ufite ubushobozi bwo kuba bandihira kaminuza nkiga. Kuko buryo umuntu wize kaminuza biroroshye ko nubwo waba warize MCB, icyo gihe ushobora kugenda ukaba umuganga. Niba warize nursing, ukwiye kumenya ngo ese nize nursing muri secondary, mfite amahirwe yo kubona akazi. Niba narize ubwarimu muri segonderi, mfite amahirwe yo kubona akazi nkirangije segonderi. Niba narize indimi, ese wize indimi, ese urangije segonderi wabasha gukora iki ako kanya? Niyo mpamvu leta y'u Rwanda yatangiye gushyiraho ibintu by'imyuga, at least kugira ngo uyu mwana wabashe kwiga ibyo bintu, nibura nagera mu mwuga bizamugene handi ujya kubona ukabona haje building, construction, whatever muri segonderi, kugira ngo uyu mwana nibura natarangiza na segonderi, narangiza segonderi, ni atajya muri kaminuza, at least agira umwuga runaka ushobora kumwinjiriza amafaranga. Mukomeze rero mukore subscribe kuri KGTV Rwanda, mukomeze tuganire. Ese mubona uburezi buri gutangwa mu Rwanda, muri Afrika, tutaragiye tukabeshywa n'aba abazungu cyangwa se abakoloni bacu bakatuzana ibintu bitagezweho muri iki gihe? Ese ngaho education system yo ku mugabane wa Afrika nta kuntu bashobora kwicarana none bakongera kwivugurura mu bijyanye no kureba ese n'icyo umwana wacu ashobora kwiga gishobora kumugirira umumaro ejo nejo bundi? Mukomeze rero mukore subscribe kuri KGTV Rwanda. Ngendi Jean d'Amour, ukwihangana. Ikigo 1-to-1 Teaching and Learning Limited twigisha indimi zose zivugwa ku isi. Twigisha muri weekend, ariko niba udafite umwanya twakwigisha online. Dukorera mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Duhamagare kuri 0781 81 30 62. 1-to-1 Teaching and Learning Limited, from learning to earning.